Ngo abageze muri kwa gufuha namba 3 gufuha bitagifite controle bitagifitemo controle umusanga yicaye na no mu kabari nabandi bagabo umugabo wamuca inyuma ugasanga umugore ahubwo musanze no mu kabari karamushikuza ibyo ari kuhaguruka tugende yamushize abamucunga cunga haguruka tugende wasanga ubu ngubu hano hari abagore bagutegereje kandi nta nabo musanganye aho uhorana insecurities yego ndamuzi nukuri ko Imana ndamuzi byabayeho gutyo nari navuye gutanga urugero nzu umugore yagoragoje umugabo kugeza ugakijijwe ikigabo cy'igikomo cy'igisazi cyari cyaramunaniye yibera mu bagore gusa inzoga umugore byari tamuneriye ariko akagira umugore umugabo babaye shambe umugore mwiza w'umunyabwenge akajya mama hamagara ngo ariho kararwana n'indaya mu kabari agatatega moto akamusangayo akata sheri ihangane hatagira umuntu ukubona nuko yavuga hatagira ukubona ngwino ndakuriza moto tugende atabona yakomeretse akamujyana mu rugo yashika mu rugo banzurye nubwo wasinze ariko burya kurara utariye ntabwo ari byiza mwana we utekereza uwo mugore ndavuga ati yaba nkanjye nyine nibake navuze ko umugabo niba aciye inyuma umugore wiwe cyangwa umugore wiwe aciye umugore aciye umugabo inyuma mukuri cyangwa se mu bisobanuro mwatanga bigaragaza ko koko uwo mugore yanze umugabo wiwe cyangwa uwo mugabo yanze umugore wiwe 100%. Ari igihe bikora ari ingeso atanze umugore we atanze n'umugabo wiwe ari uburara gusa ari ingeso atamwanze pe cyane abagabo kuko akenshi ari usanga umugore we aramwambika neza aramugaburira amutuje mu nzu nziza ariko agiye kugura inda ya nyamavira hano ya magana ishiritse mubi udasa n'umugore mubi pe inda ya butwi ariko nyine gusa wavuga ngo cyo niki nuko yanze uyu mugore akajya gukunda uriya hoya ariko ikindi umugore wacinye mu mugabo we ntaba kimukunze umugore abo twavuze ko ari abagabo bavuze ngo bari aho ni ku bagabo ariko umugore wafashe gahunda yo gutetana n'undi mugabo tuvuga akaba ari kubanza cyangwa umugabo akamubanza bakabyemera bakabyuzuza niyo yabikora atarakwanga bishira kabiri umugore gatakuvaho ubundi gufuha biterwa n'iki biva he bitangira gute biva ku rukundo iyo ukunda umuntu uramufuhira niyo meaning yo gufuha nta n'ikindi nicyo gusa ntushakire n'ahandi ni ukuvuga ngo iyo umuntu akunda umuntu aramufuhira cyane muraho neza abakunzi bo kuri AM TV show turabasubije tubahaye ikaze kandi ukijije cyane debut ariko hari ukuntu mutari gukora subscribe nkuko bikwiriye hari abantu bari kuturebera ubusa bari kutwiba uri iyo murebye mudakoze subscribe wamwibye ntago ari ibyanyu ntago bagenewe ahubwo ushobora gukora ikiganiro cyawe wenyine cyane wese nkava muri iki kiganiro genda okay reka nicara ariko simvuge waretse mukore subscribe kuri AM TV show mutera amakomentari menshi bitekereza ko mubyumva mutubwire munama likes yanyu bakenewe kutubwira ko mubyumva muduhe n'ama content mukeneye ko tubakoreraho nk'abantu banyu murabizi ko ntacyo gato tuvuga ngo turi ibikonkoboke nuko hanyuma turabasuhuje abantu mwese mukomeje gukora subscribe turabashimiye hanyuma iyi channel yacu igira brand yo gufotora dufite brand ifotora mu makwe neza ikora ama live streaming ariko ubundi ndababaje kwiye murumva hajye nibihe bindi ikora ari ikora live igafotora umutinyi umuntu wafotoye ibintu by'ibicece byanye ntibyagaragara afite ukuntu agira gutya mu ndaka akahagira gutya ibiki byose akabyegera ira foto bwana narayitinye cyane huza wowe ukeneye ifoto iremetse twandikire nyandikira wundi muhuze hari nimero iri aho hasi kuri AM TV show I think hari muyandikire kuri WhatsApp ubundi babafotora amafoto y'agahebuzo nuko tukaba twinjiye mu kiganiro ukeneye amataye mu bukwe kandi ntayo ufite jya kuri 2 stone ni 2 stone ukeneye
kugira mu nda zeru ufite ibicece two story ese waba ufite izuru ryakubangamiye two story egera two stone bagegeranye ese waba ufite igikara kikubangamiye two story iraguha inzobe itikora wowe barakugize inzobe wowe hayo ese waba wabuze makeup mu bukwe ukabura umuntu ugusiga two stone iragusiga mu ifoto ese waba ukeneye gukoresha inzara muri two stone muri two stone hari ibi wowe andikira gusa iyo nimero urebe ibintu tugukwandi ku giciro gike ibintu byiza bisukuye bifite isuku na discipline nuko tukaba twari tuje kwiganirira bisanzwe nk'uko mubimenyereye tuba dufite amasije agiye atandukanye cyane cyane y'ingo nk'uko mubizi ariko uyu munsi turibanda ku ngo cyane ariko turatandukiraho n'abatarabwubaka nabo ni abantu ntabwo tuba tubasiga inyuma buri munsi uyu munsi tugiye kwibaza ngo ese gufuha mu rugo cyangwa muri relationship birakwiye birakenewe cyangwa ni uguta umwanya birakenewe kuko bidahari ubuhehesi n'uburaya bwaba bwinshi udafuje wasa oya n'izina ry'Imana hari ikintu njya ndeba ngenda fuha ngenda gusara niyo mpamvu mbishigikira gute se gufuha nyine gufuha nakubwira buri bintu byose bigira etape niyo hari gufuha hari gufuha mu bice bitatu hari gufuha kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ngo mu cyumba cya kabiri cyo gufuha hari icyumba cya mbere icya kabiri n'icya gatatu cyo gufuha ubwo rero tugiye kubanza turebe gufuha kw'abantu batubatse ibyo byo noneho si ubupfu oya gufuha kw'abantu batubatse ahubwo uri ko kuzima kubera ko iriya myaka ibikongoza utuntu twinshi noneho hari ukuntu wakundanaga n'umuhungu ugahita uvuga ngo ukambwira nkaho mwashakanye ukimagina ko nibyo niba akubwiye ngo aragukunda ukamuvuga ngo nta wundi mutagomba kubibwira nta wundi mukobwa agomba kureba niba turirimbana muri korali nareba ndamwica n'uwanjye kugira ngo waramuguze niko biba bimeze muri ya myaka ndakumva cyane ko hari igihe ukundana n'umuntu njye hari abantu nzi bafite banjye niba bimva barabimenya ndabakunda icyamba nuko batabaye ari bapangaga ubukwe kuri telefone apana ubukwe muri serie bakavuga ngo reka twimagine ko cyari kimwe dufite ubukwe uko ni abantu bakundana gusa bisanzwe bakavuga niyo bafite bari gupanga nyine ibyo bukwe bakajya kuvuga ibyo gupanga ubukwe nta bukwe buhari byagera ko gatara aho ngo se sheri urajya muri salon ryari ufite abafiye baza ubukwe bukagera ugasanga bakoze ubukwe muri message babisariyemo ndabasuhuje narasekaga bukanyiriraho urumva nk'uwo muntu hari abantu bakundana kugeraho bajya bitana ngo papa runaka na mama runaka yego ibyo mubwira ngo iriya myaka irongoza none rero kujya gufuha rero ibaze nk'uwo muntu uri gupanga ubukwe akabona indi message yandikira wa muhungu kandi yagiye kwisokoresha ngaho bambwira ukuntu yareactinga muri icyo kibazo ararwana kenda kwicana yakwica abara rero gufuha kwabo nyine nuko uko gufuha ari uko ubupfu nuko inagaruka ubupfu gukundana kose ni ugukundana niba warankunze nkagukunda kubera iki nta gufuhira niba gufuha ari ngombwa ngetekereza impamvu nivuze ngo abakobwa n'abahungu barafuhana kandi ntabwo ari ikosa ariko impamvu narimbise ngo ugufuha k'ubupfu ubufuhira umuntu utari uwawe ni nko gufuhira umuntu uhawe ugenda none uzofuhira isi yose kuko uzokundana ushobora kuzagera ku wawe ukundanye nk'inshuro 8 ariko nyine inshuro zose ugomba kubamo icyambere muri relationship yawe ugomba kubamo reka ndangize niko mpaye nkubwira ngo niyo mpamvu nkwise ngo nugufuha k'ubupfu ugufuha kwemewe nugufuhira umugabo wawe cyangwa umugore wawe yes utegenda bisobanura kubera ko aba bandi bose ni byiza kubafuhira kuko uri kubagara kuko ntubuzi ahuzera ariko ugomba kugira limit kuvuga ngo anytime ashobora kugenda ntazaba uwanje impamvu uvuga ngo gufuha kwejejwe nugufuhira umugabo wawe kuko noneho aho waramara amajwi ukavuga ngo uyu ni uwanjye mpaka kugupfa ntamufuhiye nshobora kurisika kumubura gute yamaye nkabo niba azageza buri munsi yigo buri munsi naza nkabona utumessage twa sheri ejo nkumva telefone muri douche duhurira ntareactinze wenda nk'umugore nkamwereka nka reaction ntabwo ati sheri ngewe ntabwo mbikunda ibintu bw'ubugore bwirwa bukwandikira nyine nkafuha hari igihe bikemura akantu nyamara kwa gufuha kwanjye ariko iyo utereye ukavuga ngo
umwana ndamumenyere ngo sheri se ngo ntabwo yabikora ngo buriya ngo ni abashuti biwe ashobora kugendera muri icyo kigali ukazashiduka wifi twari tuvuze ngo tukiri kuri aba basiribateri twari tuvuze ngo gufuha ko abantu batarashakana ntikwemewe kubera ko umunsi azajya gutera undi mukobwa ntabwo uzamufata uzuje kumuregaho ntaho uzomurega uzicwa n'agahinda gusa ko uzaba warishizemo ibintu atakubwiye cyangwa ibintu bitari byo umufata nk'umugabo wawe kandi we gufata nk'umuturanyi urumva ugasanga ejo yigiye gutereta undi urwaye depression kubera uko wamukunze ukamwizereramo cyane ubundi ngiye nta nubwo ugomba kwizera umuntu utaragutwara nibyo mpamvu nkubwira naho gufuha ko bashakanye aho twari tugeze niko kwejejwe kurejejwe uzi ko hari ugufuha kumwe hari ugufuha ushobora gusenyerwa kubera ubugoryi bwawe uvuga ibyo uvuga ngo nanjye niko nakubwiye ngo gufuha nako gufite amastairs ni etape ari gufuha number 1 gufuha number 2 na gufuha number 3 twagiye gufuha number 1 gufuha number 1 niyo nziza ubundi handi umubuze utuntu ubona tutagenda nyiri utishimira ukavuga ati sheri nubwo ntago mvuze ngo sinkwizera ariko ntabwo mbikunda ntabwo bijya binyura iyo ni ugufuha number 1 kuri gufuha number 1 gufuha number 2 gufuha number 2 ni ukurakara ukabigira intambara gufuha number 2 ni cya gihe utangira kwibona ukumva birakurenza ukanaceceka mu rugo ntubu kivugisha nyine niko kubigira intambara ugatangira ukanabitonganiramo ukavuga ngo nubundi ngo narabibonaga ngo nunkunda ngo ubundi sankunda gute ngo hari ibingibi amafaranga wamurikiye aba sponsor nugufuha number gufuha number 3 ari korera ibikapu oyaha uko nagafuha nabi ukazicuza imyaka yawe yose y'ubuzima gufuha nkuko wahukana gufuha number 3 ni hahandi uba wirukanka mu telefone bw'umugabo bwa buri kanya reka ndebe nta mahoro ukigira reka ngiye kusacinga umukapasiteri ugasanga yandikiranye na mukapasiteri yagiye kureba umukapasiteri ndakwiyamye umugabo wanjye nabonye wamwandikiye iyo ni step ya nyuma yo gufuha ubu ugeze muri ya ndwara yindi bavuga ubu uri muri koma yego sibyo uri muri koma yo gufuha ubu uri mu cyumba cyo hejuru uri mu cyumba cyo hejuru mugani wa Aline handi utangiye kujya utuka abakobwa batamubanjije ari babanjije hojye gushaka abakobwa b'inyamirambo ngo nibo basigaye bavugana nawe ugasanga nibo bagiye gutuka ugasanga aho ngaho n'urugo nta ruba rugihari kuko akazi kawe ari ukwiruka ku mugabo umukurikirana ureba ibyo akora ureba ibyo avuga ureba ibyo uri muri ibyo ngibyo ariko ngiye nkaba nemera ko gufuha kwiza ni ukumubwira ko ibintu utabikunda atabikora ukituriza ni ukuri pe none se gufuha ni byiza cyangwa ni bibi gufuha ntago wavuze ko ibyiza ari etape ya mbere oya ntago wavuga ngo ni byiza cyangwa ni bibi kubera ko ni umwimerere w'umuntu byaba byiza cyangwa bibi bizabaho ku muntu ukunda undi uri kumva none se gufuha byo ntibyatumye usenya urugo nibyo twavuze wenda tuvuge kureba umugabo wawe ukabufashe telefone ugatangira kureba ko yandikiranye n'aba ex ibyo ntibyatuma wenda umubwiye na bwa bugare niki wa mugabo yavuga bati n'ubundi uyu mugore ntabwo wenda ampa agaciro nk'uko iriya nshoreke cyangwa se uriya wo ku ruhande ampa agaciro bigatuma yigendera nibyo twari tuvuze ngo gufuha bigira steps hari ukuntu ufuhira umugabo wawe mu bwenge ukamubwira ati se ibi bintu urimo mbwira icyo nkora basi kugira ngo ureke kujya muri bariya niba gihari ntakora neza aho ngaho ko uzamubwira n'umutima mwiza umugabo azagufungira akubwira ati wowe dore n'ibintu ujye ubikora neza urambwira icyo wowe bimeze gutya nara ari kukubwira gutyo uraba uri kumva amakosa yawe muri cya gihe murimo kuganira umubwira ati mbwira icyo nzakora umugabo nawe rero atangira kubwira amakosa yawe n'igituma ajya hanze n'ibiki ko ntibajya babura impamvu ibyo ngibyo nubyumva nibyo uzaza gupuratika ugahinduka ukagerageza nyine kuba uwashaka ariko wakoze byose ukabona ntahinduka ituriza unabivemo uve no muri ayo matelefone utazanasara kuko wasara wahita urwara bya bisazi yari yavuga mu kanya hari abantu bajya bavuga ngo gufuha ni bibi akavuga ati yewe uriya muntu arafuha cyangwa se niba ari umugabo wenda ufuhira nk'umugore wiwe abandi bagabo wenda bakaba bamuha urwamenya ati shaka kanaka ajya afuha kanaka ni feke ni gito nabisobanuye gufuha ntabwo ari feke abageze muri kwa gufuha number 3 gufuha bitegifite control
bitagifitemo controle umusanga yicaye na no mu kabari n'abandi bagabo umugabo wamuca inyuma ugasanga umugore ahubwo musanze no mu kabari karamushikuza ibyo ari guhaguruka tugende yamushize abamucunga cunga haguruka tugende wasanga ubu ngubu hano hari abagore bagutegereje kandi nta nabo musanganye aho uhorana insecurities yego none se gufuha byahindura umuntu ku ngeso ze umugabo cyangwa umugore yes numva ko hari ikintu byahindura njye numva ko hari icyo byahindura ariko ari ugufuha number 1 gute mu kinyabupfura ukamusheshe buriya abagabo nabo bakunda abantu bababembereza yes birashoboka cyane baravuga ngo n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ngo nitubereke ngo ingeso zacu nziza bizabatera guhinduka de plus wereka umuntu wowe ko nyine nubwo afite amakosa ariko ukamwereka imbuto nziza ashobora kubihindukiramo akavuga ati kuki aho nagerageje ibintu byose namukoreye ube nta kintu kibigeza nkorera n'ukubera iki komeza kumubabaza umutima we wenyine ugufuha agafuha mu kinyabupfura ni ya step na bani nakubwiye ngo tegera ndangize ni kwa gufuha na bani uzi ikintu uwo mugabo aba yakoze abivuga neza muri discipline araza akamubwira ngo sheri watashe nijoro saa 8 n'ukuri kandi buriya ntabwo byashimishije ubivuga ngo si izo ni ingeso si kimwe n'abantu mugore azinjira saa 8 ngo atangira asaza imigeri ngo iki gihe wari uri hehe ngo ibikindi ntabwo ari bamwe ni winjira singukingurira si kimwe n'abantu mugore azinjira umugore agaca bugufi akambwira se wahise nkagushuhiriza ibiryo ukabanza ukarya ugiye kuryama utariye kandi arabizi ko umugabo ari mu makosa ntazi niyavuye wenda niyavuye ni nahabi ariko muciriye bugufi aramubwira ati sheri numvise bavuga ngo hari abantu muri ariko ntabwo bigaragara neza hari umuntu ushaka kukubona akagukekera ibindi bintu kandi udakora urumva ukuntu abibwiye muri discipline wa mugabo aragenda akitekera ngo si umugore utagira urakara n'umugore nyabaki uyu muntu nagerageje gukora amafuti yose ntagire ikintu kimwe reactingamo ubu sifura niherewe ahubwo ndi gushaka kwiyambura akavuga ati reka mbireke n'ubundi nta mugore nzabona umeze nk'uyu bikabyamutera guhinduka bibaho cyane njye ntekereza ko gufuha nyine muri iyo step ya mbere y'ikinyabupfura navuze ishobora gutera umugabo guhinduka ngewe ko narivuze uko nk'uko uri kubivuga ngewe uko ngo mu kinyabupfura sindi kubyumva nk'aho ari ugufuha ndi kumva nk'aho ari ukumuganiriza tu kuko gufuha ni kwa kundi ukora reaction yes uko niko bita ubundi gufuha se niki ni ugukora reaction itari nziza ku byo wabonye uko niko gufuha ushobora gukora reaction nziza ariko wafusha nta reaction nziza yo gufuha iba irahari uvuga inziza nkiyo ukora wafusha reka nyikubwiye niyo nakubwiye umugabo ushobora kuba ubizi neza ko ahantu yicaye ari kumwe n'igikundi cy'abagore gusa aribo basohokanye ariko kubera ko udashaka kumugaragariza uburakari bwawe no guteza amahane kuko uzi ko hari ntacyo cyangwa biri guteza izindi ntambara ugafuha mu kinyabupfura nicyo nakubwiye uzi ugenda ukamubwira ngo sheri nagushakaga yicaye mu bandi bagore yicaye mu gikundi cy'abagore ukambwira sheri ko nagushakaga nakubona urumva yafushe bya bindi by'indani mw'indani yashize yapfuye ashaka kumwubahisha gusa mu yes arahagurutse avuga urashaka ndagushaka tuvugane gato hanze murasohotse hanze ukambwira sheri ko atari byiza ko hari abantu bari bagiye kuza hano niba gusangana na bari abagore ntibari kubonamo indi sura itari nziza wavuye hariya ukaza tugataha urumva iryo fuha ariko uko gufuha uvuze niko kubwira umusazi rero wabasanze muri cyane ntabwo ari ukumugira inama nyine mvyo nangiye kuvuga uko gufuha uvuze ni byiza cyane Petro nabishimye ariko ndi 100% sure nta mugore wasanga umugabo we mu gikundi cy'abagore 30 ngo namubwiye ngo shiri ngo si byiza ngo ndamuzi n'ukuri ko Imana ndamuzi byabayeho gutyo nayo mpamvu ndi gutanga urugero nzi umugore yagoragoje umugabo kugeza ugakijijwe ikigabo cy'igikomobo cy'igisazi cyari cyaramunaniye yibera mu bagore gusa inzoga umugore byari tamuneriye ariko kagira umugore umugabo babaye shambe umugore mwiza w'umunyabwenge akajya bamuhamagara ngo ariho kararwana n'indaya mu kabari agatatega moto akamusangayo akata sheri ihangane hatagira umuntu ukubona nuko yavugaga hatagira ukubona ngwino ndakuriza moto tugende atabona yakomeretse akamujyana mu rugo yashika mu rugo banzurye nubwo wasinze ariko burya kurara utariye ntabwo ari byiza
mwana we utekereza uwo mugore ndavuga ati yaba nkanjye nyine niba ke navuze ko ibyo bishoboka gake niko gashoboka nakubwiye rero umuntu ubishoboye yajya akora nk'uwo muntu ababishoboye kuko ingeso z'uyu mugore zatumye wa mugabo akizwa yego ibyo ndabyumva cyane ndabyumva pe ariko sinumva ko ibingibi ari nko gufuha ndumva ari nko kwihangana ari nko kwakira yes kuko iyo utakiriye nibwo ufuha njye nibwo ntekereza kuko ibintu wamaze kwakira undi ntabwo wabifuhira njye ntekereza ko ari ukureba umuntu wawe ukamwakira uko ari hanyuma ukitoza kumuhindura no kumwitwaraho neza nicyo cya gihe umufata ukamubwira ati sheri ibi n'ibi 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 ibi n'ibi 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 aho ntabwo uba wafushe wariyakiriye muri situwasiyo urimo ahubwo uri kugerageza guhindura situwasiyo ngo urebe ko byakunda nawe wafushe kera nyine aba yabisariye mu wundi gufuha egare kureyakitinga nabi umuntu wawe uwo mukundana cyangwa umugabo wawe yagukoreye ikosa yaguciye inyuma mu buryo runaka nibyo twari tuvuze si byiza njyewe ndavuga totally ko ari byiza gufuha step ya mbere niyo kwinjiza mu ya kabiri ya kabiri niyo kwinjiza mu ya gatatu niba mfuha muri ubu buryo buke pole pole uko ingeso y'ibigenda ikura nanjye gufuha kuzagenda kuba hejuru yo gufuha bigenda bizamuka usanze tugeze kuri level imwe nawe ibyo navuga rero ni niba umugabo wawe yuzuza inshingano zo mu rugo akaba yaguhahira atakwicishije inzara akaba maybe mvuge ngo agukunda se ugukunda ntiyaguca inyuma akaba atagukubita reka tubyite uko akaba atagukubita akaba agutunze aguhaye n'amahoro atagutuka atagira gute ndumva nta mpamvu n'imwe yo gufuha ihari kuko niyo wafuha ntabwo byabuze umugabo wafashe ingeso yo kujya mu bagore decision yiwe niyo wamutekera ibuye rigasha decision yiwe decision ko umugabo babikoze bitekereje ahubwo agera bitewe n'imyitwarire yawe nkuko yari yarabivuze agera imbere agasanga nta mugore uhwanye nawe kubera uko witwaye mu kibazo hari akantu uvuze karantera kukubaza ikindi kibazo umugabo niba aciye inyuma umugore wiwe cyangwa umugore wiwe aciye umugore aciye umugabo inyuma mukuri cyangwa se mu bisobanuro mwatanga bigaragaza ko koko uwo mugore yanze umugabo wiwe cyangwa uwo mugabo yanze umugore wiwe 100%. hari igihe bikora ari ingeso atanze umugore we atanze n'umugabo wiwe ari uburara gusa ari ingeso atamwanze pe cyane cyane abagabo kuko akenshi hari igihe usanga umugore we aramwambika neza aramugaburira amutuje mu nzu nziza ariko agiye kugura inda ya nyamavira hano ya 500 ishiritse mubi udasa n'umugore mubi pe inda ya butwi ariko nyine gusa wavuga ngo cyo niki nuko yanze uyu mugore akajya gukunda uriya hoya ariko ikindi umugore waciye inyuma umugabo we ntaba kimukunze umugore abo twavuze ko ari abagabo bavuze ngo bari aho ni ku bagabo ariko umugore wafashe gahunda yo gutetana n'undi mugabo tuvuga akaba ari kubanza cyangwa umugabo akamubanza bakabyemera bakabyuzuza niyo yabikora atarakwanga bishira kabiri umugore agatakuvaho aho ngaho ibyo bintu bibiri twabitandukanya gute umugabo niba umugabo pardon gatoya niba umugabo yashobora gukora iyo ngeso ariko akaba akunze umugore we nkuko mwabivuze akabikorera ingeso ariko umugore we yabikora bikaba ko amwanze umugore yanze umugabo hari aho bitandukanye ngewe ntabwo ariko mbyumva ubu ni queen n'umugore ashobora kubikora kubera irari atari ukuvuga ngo ni irari ry'umugabo abagore benshi banabikora reka kubwira igituma banabikora akenshi baba bafite nk'ingo zikennye abenshi majorite simvuze bose majorite bafite nk'ingo zikennye umugabo we adashobora guhaza ibyifuzo bye akavuga ngo ubwo runaka afite amafaranga kandi akaba yantereta reka ngende ndyamane nawe ampa amafaranga nigurira igitenge abo bagore abenshi banabikora bafite bubatse akenshi aba ari irari ry'amafaranga ariko kaba none se yabikora akongera akiyumvamo abikora atanga umugabo amukunda cyane ariko atamuhagije mu buryo bw'amafaranga akavuga ngo umugabo wanjye ndamukunze ariko reka njye gushaka igitenge hariya kuko adashoboye kukimpa ibyo birimo nyine nongeye urwego nari mbivuzemo ni cya gihe umugore
ntacyo yaburiye mu rugo afite umugabo babana buri munsi tuvuge ntiyazindutse ngo wenda ntibari kumwe ntibari apart barabana umunsi ku wundi bafite ibyo kurya urabona ko ari urugo rwihagije umugore agacinya mu mugabo naho nari mvuze ko kuko abagore ntabwo bapfa guhubukira icyo kintu ntabwo bateye nk'abagabo ngo nabona umukobwa bimva baramukurikiye ntabwo ari uko abagore bateye navuze kuri wa mugore udafite icyo abuze mu rugo rwe ariko akibwira kuja hanze nta rukundo ruba rugihari ariko nk'uko hari ababikora by the way kubera gushaka amaramuko atari uko banza abagabo babo ariko se ubundi gufuha biterwa n'iki biva he bitangira gute biva ku rukundo iyo ukunda umuntu uramufuhira niyo meaning yo gufuha nta n'ikindi nicyo gusa ntushakire n'ahandi ni ukuvuga ngo iyo umuntu akunda umuntu aramufuhira cyane ariko rero ngiye ndarembye bakristo bavandimwe ndi kugenda nshonga ariko urukundo rutarimo gufuha buriya narwo warukemanga umuntu ukunda iyo utamufuhira utamugaragariza akantu ko kumufuhira hari igihe nawe kwibazaho si umuntu arankunda koko ku ibyo nkora byose ntacyo bimubwiye ni byiza gushyiramo akantu nyine ko gufuhamo gake kajya kamera neza kumuganiriza kumubwira ibyo ubona bitagenda ukabimubwira hapana gufuha buriya hari umuntu ubaho udafuhiriwe barahari ntabwo hari abantu badakundana nyine badafuhirana abantu babanye by force nujya mu bantu bavuga ngo ngera abanye n'umuntu runaka ntamukunze nk'uwo rero kumufuhira ntacyo biba bimubwiye ntiyakwirirwa amufuhira kuko ntabwo amukunze nagende cyangwa areke niko abavuga mu mutima ubundi nta cyagendaga ni ukuvuga ngo hari abantu babanye niba umugore agiye uko ashaka n'umugabo akagenda uko ashaka ni mafu nta kibazo gihari abenshi abo ngabo buri wese afite uwe hanze batitananyeho muri urwo rwego haba hari ibindi bintu wenda babaze wenda nk'akabazo k'amatsiko wenda tuvuge ni mu kiganiro wenda nkawe Queen ugasanga nk'umugabo wawe ari kumwe n'undi muntu wenda barimo barakora ibintu bitari byiza bidashimishije imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa ikingiye wabigenza ute uwo mukobwa ntiwamukuramo umwuka uko gufuha guhagaze gute wakora iki kibazo sinzi uko nagisubiza ntaragera muri iyo situation nshobora gusubiza hano nkaba mbeshye ariko uko biri kose byambabaza ariko sinarwana mwese mfite imbaraga sinarwana ngiye ko narwana ngiye ntabwo narwana igihe hari icyo narwana niba ukunda umunyamahane niba nashusha nk'amazi nkahita mpagara nko ku muryango w'icyumba ukayamena kuri indi ubwo bombi nahagarara ku muryango w'icyumba uwasohoka mbere hacuburira sinzi iyo situation simbizi Imana ibimbabariyemo ariko ndiguhita numva uwo mujinya nagira biragoye kuvuga icyo wakora utaragera muri iyo situation biragoye ushobora no kutabikora nkava muri kompa cyane cyangwa ngewe wavuze ngo sinasara ugasanga ndasaze mbaye umusazi none se ubwo umumenyaho amazi agapfa cyangwa se umuteye icyuma agapfa ubwo waba ufushe gute mu buhe buryo nagura soda ku kiriyoce cyangwa nkazinywamo kimwe ntabwo wakwihangana wenda ngo bave muri iyo situation ntabwo mbizi kuko nibyo gusa ndi kwimashina mu mutwe wanjye ntabwo nzi ukuntu nareactinga waba utandukanye na wa mugabo rero wasangaga umugabo we mu ndaya wa mudamu nyine niba ubwiye abantu baratandukanye uriya mugore ni example dushoboye twese kumwigiraho twaba turi abagore bazima ariko twese ntabwo duhuje ibitekerezo ntabwo twoba nkawe buri wese yagira ukuntu yakira ibibazo byiwe so rero nuko mbyumva muri make ntihazagire uwibeshya ngo ayobere kubaho bashaka bazayobereho ariko nanjye nubabona nimbabona tuzagwa miswi wenda turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro wenda kitari kirekire cyane numva ari iki mwagira abantu kuri iyo nama yo gufuha babireke bafuhe muri disipurine babagira n'inama pana gufuha nyine iyo nama niko gufuha n'ubundi byose ni kimwe bafuhe muri disipurine mu kinyabupfura bagirana inama bungurana ibitekerezo aho umwe akosheje undi akosora undi kandi twemere gukosoka niyo nama yo gufuha gusa wagira umuntu ariko ifuhe ni ryiza
ni byiza ifuhe ryose ritarimo akajagari ni byiza nk'uko bimeze murakoze cyane kudukurikirana muri ibi biganiro byacu bya buri munsi hanyuma nizere ko abo bireba mwabyumvishije abamama bafuha n'abapapa bajya ku ruhande nizere ko ibi bintu mubikuramo amasomo kubera ko aka kantu ko gufuha agize neza kukazana kubera ko kari mu bintu bisenya ingo nyinshi like for real yeah kari mu bintu bisenya cyane so bibaye byiza wakubaka urugo rwawe ugakunda umuntu wawe ukareba business zawe ukarekana n'ubutelefone n'ubucati bwa hato na hato bw'umugabo wawe ukamureka nyine igihe kizagera abone ko ibyo arimo bidakwiriye nta upfira mu cyaha agaruke abo umugabo mu rugo ese umuntu ashobora gufuha gatoya umuntu ufuha umuntu ashobora kumumenya akavuga ngo uriya mugore ajya afuha cyangwa uriya mugabo ajya afuha ese gufuha ni iki si ibikorwa gufuha ni ibikorwa ntabwo ari amagambo nk'uko wenda bari kumwe umukobwa akaba yagaragaza ushobora guca umugore wawe wowe wansuhuza wenda impobeye umugore wawe akamanga kunsuhuza kandi mwari muri kumwe akanga kumpa ukuboko kubera ko nguhobeye urumva ukuntu afushe si ibintu bigaragaye uwo muntu tuhita tugenda tuvuga ati mbega umugore ufuha si ko umuntu agenda atangara ni ibintu bigaragara uramumenya cyane so rero mwakoze kubana natwe reka dusoreze aha nje gushaka imiti ndahwereye Imana ikomeze ibaho umugisha ko mukomeje gukora subscribe kuri channel zombi The Beauty na AM tuzagaruka ubutaha murakoze cyane bye